uburyo 10 abakire bakoresha igihe cyabo neza buri munsi, ariko abakene bo bakaba batabizi. Umuhanga mu bya filozofi w'umugereki witwa Aristote yaravuze ngo buri kintu cyose dukora 95% bishingira ku bintu twagize akamenyero. Ubu tugiye kwereka ibintu 10 abakire bakora buri munsi, ariko abakene bo bakaba batabizi. Ikintu cya mbere, abakire basoma ibitekerezo bibubaka buri munsi, icyo bita twavuga mu cyongereza bita daily motivation. Kubyuka ni nko kujya guhangana n'urugamba rushya rw'ubuzima. Bityo abakire basoma cyangwa bumva ibitabo bashakamo ibitekerezo bibungura inama bagenderaho umunsi. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko 63% by'abakire bakunze kugenda bumva ibitabo mu buryo bw'amajwi iyo bajya mu ngendo za kure. Bitandukanye n'abakene, ntabwo bajya bategura umunsi wabo kuko bazindukira mu binyamakuru, ku mbuga nkoranyambaga cyangwa bareba televiziyo. Nawe uzabigerageza mu minsi 7 uzareba ingaruka nziza bizajya mu buzima bwawe. Niba ubyutse, byaba byiza wirinze guhita ujya kuri social media ureba za profile z'abantu, ahubwo jya ushaka igitabo ugisome, bizagufasha. Fata igitabo kirimo ibitekerezo ukunda. Niba udafite ibitabo wabibona no kuri murandasi, ariko twakugira inama yo kureba ibitabo bivuga ku bijyanye na business cyangwa financial education, bizagufasha. Ikintu cya kabiri, abakire bategura umunsi wabo neza bakishyiraho intego bari bugereho. Dukurikije ubushakashatsi bwakozwe, abakire 31% bakora do list, ni ukuvuga ngo ibintu baza gukora uwo munsi, naho abakene 19% nibo bapanga gahunda zabo bari bukore uwo munsi. Uko bizwi, iyo ukoze urutonde rw'ibyo uza gukora bigufasha kugera kuri byinshi, bigufasha kumenya iyo ujya nuko uza kugerayo. Imwe mu mpamvu abantu batakaza igihe ni uko batishyiriyeho intego bagomba kugeraho uwo munsi. Icya gatatu, abakire bibanda cyane ku bintu bike. Gukora ibintu byinshi icyarimwe si byiza, kuko bituma umuntu atagera ku musaruro uhagije. Biba ari byiza guhera ku bintu by'ingenzi kurusha ibindi, ukaba ari byo ukora, noneho ukabona gukurikizaho ibindi gutyo gutyo. Icya kane, abakire biga buri munsi. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko abakire 86% bigisha bigatuma bagera ku bintu byinshi. Donald Trump, mbere y'uko aba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yigeze kuvuga yuko yabyukaga saa 9 z'ijoro cyangwa za mu gitondo akiyigisha binyuze mu gusoma ibitabo. Icya gatanu, abakene bavuga oya. Urugero, abakene baba biteguye kugura ibintu bitari iby'ingenzi cyane mu buzima, ibintu badakeneye, bagamije kwemeza abandi ko bageze. Ariko abakire bagura ibintu by'ingenzi kurusha ibindi mu buzima. Iyo atari ngombwa bavuga oya. Icya gatandatu, abakire babanza gukora ibintu bikomeye mbere y'ibindi. Mu gitondo abantu babyukana imbaraga kandi baba bameze neza mu bwenge. Akaba ari nayo mpamvu abakire babanza gukora ibintu bikomeye muri ayo masaha meza ya mu gitondo. Iyo wabanje ibintu bikomeye, niyo urazitse cyangwa ubyimura ikindi gihe, hasigara ibintu bidakomeye. Ni byiza ko mu gitondo ukora ibintu bikomeye kandi by'ingirakamaro kurusha ibindi. Ikintu cya karindwi, abakire batekereza ko bazagera ku ntego zabo biyemeje. Icya munani, abakire birinda kumara umwanya munini kuri televiziyo cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Icya cyenda, abakire birinda urusimbi cyangwa betting. Hari abantu batekereza ko bashobora kuba abakire binyuze muri betting cyangwa imikino y'amahirwe, ariko biragoye. N'ababigerageza ahubwo birangira bahombye. Icya cumi, abakire birinda kurya ibiryo bibyibushye. Bagerageza kurya ibiryo byiza kandi bikungahaye ku ntungamubiri ariko bitabyibushya.
kugira ngo bitazababangamira mu gihe bari gukora bashaka kugera ku ntego biyemeje. Wakoze kudukurikira kuri channel yacu ya Niyonzima Emile Official, n'ubutaha turakwifuriza kuba wagaruka ukakurikirana ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bikungura ubumenyi mu bijyanye na business n'amafaranga. Niba ari bwo bwa mbere, turagusaba ko wagenda ukanze subscribe, ukanda ku nzogera, bikajya bikorohera kubona ibiganiro dushyizeho. Murakoze, bye.